kandi ahangaho uje kwenda iki? Mane ndashaka kunyihera kuri bya bintu. Ibihe so wabitetse? Ese ko nabitetse ni wowe wabitetse. Ahangaha sa ubwo twebwe dufasha imbabare n'abarwayi gusa. Cyamara igira neza mane ndumva nenda gupfa. Ibyo byo gupfa ntabwo ngiye bindeba. Nushaka kumbwira impfukame uko inzara yenda kunyika. Kandi urumva ushaka ikira? Ndashaka ibiryo byonyine. Byonyine? Nta kindi nshaka ni ibiryo. Nta kindi? N'ikindi cyose wama cyo kurya nta. Nizere ko nta kindi kintu uri buze kurenza hino. Ntacyo. Nta byo kurya rero bihari. Mane shaki Gira ku muryango. Girimo wese narakubyaye na nyoko wakubyaye yarakubwiye ko wambyaye yaranjugunye none wose ntabwo yagirimo. Garero mvira ku rugi. Ku mahonga wanze mbizana. Ntacyo bitebukana ibyo biryo nyine. Ubundi numva inzara ari nyinshi. Sasha nawe uracicaye aho? Cyane atahicara tureba niba ari igiti cyatuma nahicara. Ubwo se kutabiza. Bizana mbijyana he? Ndetse warongoye ko ugiye kunzanira ibiryo. Base n'akandi katari ibiryo. Agaki? Base n'agakoma gari ngume n'imwe. Kereka amazi yonyine niyo nagura. Oh no. Gitukagona. Tutu. Yayi ibyo babipakiye kare. Ushatse kuvuga ko byari byose mwabimaze? Ibihe biryo mwana ubundi wabitetse. Kimwe natutetse ntabwo byari biryo. Birasa kari iby'abashyitsi gusa ahubwo ari ibyawe. Mwana agabanyije ndami basi. Batwana nyehoro ducyongeye ko nisonje. Sha mwana agabanya aho ngaho. Ntabwo ibyo bihari. Gumana yo maryawe maze nzarebe icyo zakumarira. Je namba ngaho mvi ruhande. Ndabuzwa n'ikito kugenda. Ngende muzanira aho dukeye. Ahubwo. Ibangukane none nzarinisha. Ibi biryo rero urabirya kuri kondisiyo. Kuri kondisiyo kandi kansabye amazi. Nta kindi kintu ndengejeho. Teraganya gusaba tu. Hafi naganya gusaba. Akibazo turyo ko turi. Yesu! 1 2 go now. Uwe mu mudafite icyo bumaze.